Yesu ashimwe. Amazina ni Pastor Christina Ijuru Ririho TV. Bakoze subscribe, Yesu abaho umugisha, batarayikora muyikore like ndetse na comment. Wawe ufite ibitaramo, indirimbo se cyangwa se ubuhamya n'ibindi wumva ushaka kunyuza ku Ijuru Ririho TV, watwandikira muri comment tuguhaye ikaze. Nzanye ijambo rivuga rero ngo Imana ibirusha imbaraga. Ndashaka kuvuga ngo hejuru y'ibikurwanya hari ukurwanirira. Hejuru y'ibikurusha imbaraga hari ubirusha imbaraga. Ntiwongere kurwana nk'uhangana, ahubwo reka ubirusha imbaraga nawe ukurusha imbaraga ajye mu kibuga cyawe kuko wamwizereye, arwanya ibikurwanya. Arwanya ibikurwanya abana bawe, arwanya ibikurwanya urubyiruko mu gihe nk'iki, arwanya ibikurwanya ingo, arwanya ibikurwanya akazi, arwanya ibikurwanya amabizinesi, akurwanirire mu mahanga yose urimo, arwanya ibikurwanya ururimi rwawe, arwanya arwanye kuko hejuru y'ibikurwanya hari ukurwanirira. Ibikurwanya bikurusha imbaraga ariko kurwanirira birusha imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo niba urwanirira ukurwanirira arwanya ari kurwana n'abanyembaraga akaba barusha imbaraga, tekana. Niwe wenyine ushobora kurusha imbaraga ibiri kugutera. Yarusha imbaraga abadayimoni baza kugutera mu bicugu by'ijoro, ahantu utazi uburyo uri bubirukane n'uko uri bubigenze, nyamara umunyembaraga yakubita uwo mwuka ukava ku buzima bwawe. Yarusha imbaraga abagabo b'ijoro baza bakagenda. Yarusha imbaraga kwikinisha byakwatatse bikava ku buzima bwawe. Yarusha imbaraga ubusambanyi wambaye ikabukwambura ukaba undi muntu mushya. Yesu yaje kubirusha imbaraga, birusha imbaraga. Ngibyo byose guhinda kwabyo birusha imbaraga. Dusome muri Zaburi 93 umurongo wa 4. Haranditse ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Niba data wa twese arusha guhorera kw'amazi, guhinda kw'amazi, inkuba zikubitira mu mazi, imirabyo ikubitiramo, mbese n'ibirimo byose bihinda bigahindura, Imana ikabirusha imbaraga. Ije kurusha imbaraga cyari cyaje ku muryango wawe, ije kurusha imbaraga cyari cyaje ku kazi kawe, ije kurusha imbaraga icyavugaga ko bidashoboka bishoboke, ije kurusha imbaraga ubukumi bwawe, ije kurusha imbaraga urubyaro rwawe rwongere rutekane rube neza. Uvuga ku buzima bwawe n'umwana w'umuntu, ukuvugira n'Imana. Iki kurwanya ni ikiremwa ariko ikurwanirira ni umuremyi. Yesu ashimwe cyane. Bivuga ngo ntihongere gutinya kuko ukurwanirira abirusha imbaraga. Ntabwo uyu munsi wari kuba ugihumeka ugendeye ku byavuzwe, ugendeye ku byakozwe. Abarozi barahagurutse, abapfumu barapfumura, abanzi barahaguruka, baguha iminsi n'imyaka, baguha amezi n'ibyumweru, ariko uyu munsi uracyahumeka. Yewe n'iki gihe giteye ubwoba data kikunyujijemo. Imana ibirusha imbaraga. Haleluya. Imana ikomeza ibirusha imbaraga. Ibirusha imbaraga. Ukomeza usenge, komeza ube hafi y'Imana, baho mu buzima buzi kwihana, ubuzima buzi gusaba imbabazi, ubuzima buzi guca bugufi. Komeza ubwira umurengezi wawe ngo manuka undwanirire muri aya mahanga, undwanirire mu gihugu cyacu, undwanirire muri bene wacu, undwanirire muri bagenzi banjye, undwanirire mu itorero ryanjye. Urwane Mana utsinde, uzuze turwanirire muri iki gihe cya corona. Mana uzubirusha imbaraga. Corona Goliath umukubite, utamubabariye mu izina rya Yesu. Have mwise, have mu gihugu cyacu, have mu by'abaturanyi, have muri Afurika, have mu Buraya, have Amerika, Canada, have muri Aziya, mu izina rya Yesu. Mana ukubirusha imbaraga koko ubirusha imbaraga. Ndagira ngo ntangarize umuntu uri kutunyumva, Imana igiye kubirusha imbaraga. Irabirusha imbaraga. Ubireba abantu babyivanzemo, bivanga mu kazi kawe barakwirukana, ariko Imana igiye kubirusha imbaraga. Uvongera ufata akazi kawe cyangwa Imana iguha keza kurushaho. Abantu babyivanzemo wirukanwa mu rugo rwawe, Imana igiye kongera ibirusha imbaraga. Ugaruke mu rugo rwawe urera abana bawe. Ibintu byaravangavanze birahomba, bituma mutabana neza, mudafite amahoro, ariko Imana igiye kubirusha imbaraga. Igarura amahoro y'umuryango. Umuntu umwe yita undi ba mwana ati ni wowe wabiteye, ni wowe wabiteye. Ntabwo ari wowe wabiteye, ni Sekibi. Imana igiye kubirusha imbaraga. Mwongere mubaha amahoro, bavandimwe babeho bakundanye, inshuti ntizongere kurekana, abaza guteranya inshuti bave mu buzima bwanyu. Imana ibirusha imbaraga. Imana nirusha imbaraga abinjira urugo rwawe batangira gusobanura ibyawe cyangwa bagasobanura iby'umugabo wawe. Imana ibarusha imbaraga kandi birukane mu rugo rwawe.
gira amahoro. Wabaye mu gihe wibana ubaho wenyine uratese gukora byinshi, Imana iragusezeranya. Igihe Imana ivuze rero ngakira amahoro y'urugo, fata amahoro y'urugo. Yesu ashimwe cyane. Imana ibirusha imbaraga urya ifiriti yiwawe. Imana ibirusha imbaraga useke. Imana ibirusha imbaraga amateka yarahindutse. Abantu nibagugarura amateka ya kera yararangiye. Ibya kera ni ibya kera, ubu ngubu uri musha. Imana ibirusha imbaraga. Ibirusha imbaraga nawe byari byarapfuye ubukwe rimwe kabiri gatatu kane gatanu, iki gihe bibe finali, guhinda kwabyo biceceke. Imana ibirusha imbaraga wakira urugo rwawe. Imana yagusezeranyije kuzabona urugo, ariko umaze igihe kirekire ntuzaho umugabo ari, ntuzaho umugore ari, n'ibyo ubona rimwe urabyitiranya, n'ibyo wumva ari byo ntago bisohora. Aka kanya Imana ibirusha imbaraga, ibiri byo bibe byo, ubirebe n'amaso yawe, ubyakire unezerwe. Hari umuntu ubahavuga ati nanjye ndumva nshaka kwambara agatimba, ariko arakarwaniriye byaranze. Ndavugana nawe aka kanya, Uwiteka birusha imbaraga nawe uzakambare, ukambare mu gihe nk'iki. Imana izafungure nawe uhura n'amahirwe yawe yo kukambara. Hari umuntu urwanya igihe kirekire ngo akore akazi yarakarwaniriye byaranze, ntihongere kwirwanira. Reka ukurusha imbaraga azarwane. Uwiteka gushyiraho ugomba kuba, aho ugomba gukora bikaba byiza, Imana irahazi. Aho washaka ugatuza, Imana irahazi. Aho wasengera ukagira amahoro, Imana irahazi. Aho wagira umumaro, Imana irahazi. Reka Imana igushyiraho wagira umumaro. Reka ube mu rugo wagiramo umumaro. Reka ubyara abana wagirira umumaro, nabo bakugirira umumaro. Yesu ashimwe cyane. Reka Uwiteka, ndashaka kuvugana n'unyumvaga Imana ivuguruje iby'abantu, yimanukiye nk'Imana kurusha imbaraga ibyarwanyaga abantu bayo. Niba wari uyitegereje, niwihumurire, irakenyeye, iramanutse. Igiye kubirusha imbaraga ubireba, ugiye kureba ukuntu bagiye gutatana, ugiye kureba uburyo bigiye kuva mu nzira zawe, hanyuma ukakira ibyawe. Yesu ashimwe cyane. Kandi na nyuma y'ubu buzima hari ubugingo. Tuzongera tubeho mu munezero, tubeho mu mahoro. Ndaje nzongera mvuge ku buhamya bwanjye, mvuge gakeya ku kintu bita ijuru, nkubwira ubwiza bw'ijuru, nkubwira ijuru tujyamo, nkubwira iyo tujya, nkubwira ubwiza bwaho, ibyiza byaho, abeza baho. Ndagira ngo nkubwire ngo data agiye kubirusha imbaraga. Nutuzi Imana ibirusha imbaraga, kadusengane mvuga ngo data birusha imbaraga. Ntabwo ibya anko wawe bigomba kukurusha imbaraga, nibigende. Imana ibirusha imbaraga. Ntabwo ibya nyogosenge hoya, ibya nyoko wanyu hoya, iby'abavandimwe hoya, iby'inshuti zitayerewetse hoya. Nta muntu, nta kintu na kimwe kigomba kwitambika inzira zawe Imana yashizeho. Imana ibirusha imbaraga. Ujye muri Kanani yawe, unezerwe umunezero wawe. Ntujye kunezerwa umunezero utari uwawe. Ntiwisetse udaseka, ntiwerekane ko uri amahoro utariyo, ahubwo ube wowe unezerwe unezerewe, useke usetse, usenga usenze, ukora ibintu byose nkawe, uzabeho ubuzima bwawe neza. Nunabo uvuye muri ubu buzima, tujye tuvuga ngo asize rwibutso cyangwa se rwiza imusozi. Yesu abaho umugisha. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu, umugisha umuntu wese wumvishije iri jambo, wari waracogoye umwongerera imbaraga kugira ngo ubone uburyo nawe urusha imbaraga ibyamurushaga imbaraga. Imfubyi zirushiriza imbaraga, ibintu byose bizirusha imbaraga, abapfakazi, indushi, bose urwane kugira ngo babeho. Abari kugutakira mu gihe nk'iki, mwana wumva amajwi hanyuma utabare. Ngaho ndakwinginze ngo ubyumvishije wese uburusha imbaraga ibyamurushaga imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abirusha imbaraga, nawe ubona ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Amen.